muri iki gitondo cyo ku itariki 19 zo kuwa mbere menta wanjye ariwe MK Original abyutsa amagara ku murongo wa telefoni ambwira ati hayi Gisigo Legacy ati uri umunyamahirwe ugize amahirwe kubashije gufata ino telefone ati size ngize ndifuze ko wakwicara hazi tukaganira ku byino filme musore w'umukire turi kubategurira ubundi ugatekereza kunsura ukaza ukansanga mu rugo tukicara tukaganira tukayunguranaho ibitekerezo kugira ngo tubone kwisohora tuyishyire ku muyoboro mugari wa YouTube channel yacu ariyo yitwa MK Original TV kugira ngo nawe uzabone buryo cyo uzakoraho ikiganiro kizanyura kuri MK and Kamariza. Ni munyemerere ako kara gaciyemo mbabwira uburyo kingiye gukora kino kiganiro. Ndabasohoje kandi ndabaramukije kuri kino gitondo cyo ku itariki 18 zo kuwa mbere aho tugiye kwihuriza hamwe tukajya kuvugana buryo ki twagiye gusesengura filime musore w'umukire tugiye kuzajya tubahereza tukanyuza ku muyoboro mugari w'utubicano witwa MK Original TV. Ikaze wowe kunze bino biganiro, ikaze kandi uko gukanda subscribe kuri no channel fungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana. MK Original nibwo yagize gukirangije afata telefoni ye akora ku isimu yanjye ubundi akoringa nimero yanjye yerwa na 63 ubundi arangije ayinyuzamo aramamagara kuri telefone. Nibwo naje gufata iyo telefone ubundi turangije turaganira arambwira ati humura no muhungu wawe MK Original ugira gutya akabategurira filime akayinyuza ku muyoboro mugari w'UTube channel yitwa MK Original TV mu buryo bw'amashusho. Ebuka gukanda subscribe kuri iriya channel fungura inzogera kugira ngo uzajye ubana natwe buri munsi buriko tunyujijeho filime nawe uzajye ireba mu buryo bw'amashusho. Nibwo yaje kumbwira ati Igisigo Legacy rutikura nawe ko rutindira kuriza hafi y'ishyamba rya Kibira Umusamariya wihebeye ibyegeranyo ugira uruhare runini cyane rukomeye kuri no filime musore mukire kugira ngo isohoke ibashe guca kuri MK Original TV. Muhaye ikaze mu kiganiro. Nanjye naje kumubwira ati ndi tayari kukwitaba kandi ndi tayari kwinjira mu kiganiro kugira ngo tuze kubasha gusesengurira hamwe bimwe muri no filime waduteguriye kandi wakoze kugira ngo tubone buryo ki twayikora ubundi tukayishotinga tukayaploadinga kuri YouTube channel yitwa MK Original TV. Nibwo MK Original yaje kumbwira ati hari impamvu mba nkuhamagaye, urabizi yuko ugira uruhare runini kuri no filime musore w'umukire atari ko size ngize ndifuza yuko nawe wabishyiraho uruhare kugira ngo ino filime tubanze tuyiganireho uburyo cyateguwe ubu niyo turangije dushaka location izaba iryoheye ino filime yacu twabateguriye. Ni filime nziza cyane izaba irimo umugeri, izaba itandukanye na filime zose zanyuze kuno muyoboro mugari wa YouTube channel yacu ndetse ari nayo yanyu. Ku masheni yose mwakurikiyeho ama YouTube channel murabizi ko mwakurikiranye filime musore mukire ndetse mukanakurikirana filime yitwa Umwanzuro w'urukundo ari nayo dusoje muri no minsi. MK Original yaje kubivuga muri ano magambo aho yaje kuvuga yuko filime abateguriye irenze filime musore mukire kandi turabizi ko filime musore mukire yakunzwe n'abantu benshi batari bake abakecuru abasaza ndetse n'abana. Niyo mpamvu tugushishikariza ngo ino filime nize kugucika iraza kunyura ku muyoboro mugari wa YouTube channel muri kino cyumweru gitaki cyo gukurikira iki ngiki nibwo tuzatangira episode ya mbere kunda tugeze kuri episode 50. Twebwe dusoreza kuri episode 50 ubundi tugatangira izindi episode. Ushobora kwibaza ngo ubundi no kubera iki nabakore kino kiganiro. Impamvu nayibabwiye haruguru ni MK Original wagize gutya aramamagara Umusamariya w'Igisigo Legacy. Ino filime za MK Original nzigiramo uruhare rukomeye cyane. Nibwo yaje arambwira ati ndifuza yuko wanyungura amagambo kuri no filime nabateguriye ubundi arangiza arayincomera uburyo kizaba yubatse itegetse uburyo ki izaba imeze n'uburyo izabiremetse kugira ngo ibashe kuba yakinwa ubundi ka uploading ku muyoboro mugari wa YouTube channel yacu ndetse ari nayo yanyu. Akimara kumbwira ayo magambo yayinganirije numva ni filime nziza cyane ubundi tuvanamo ibinoze ibitanoze tubishyira ku ruhande. Ushobora kwibaza ngo ino filime yahuruje imbaga z'abantu, ino filime yahuruje abaturanyi ndetse n'abadiaspora bakava hanze bakaza mu Rwanda gusura channel MK Original TV. Iyi filime izaba imeze ite, esiteye ite, iremetse ite? Mwanyemerera se ubundi mwebwe twakomeje kubana nkabanza nkabanyururamo gatoya nkabacira mu mayange.
ubundi nawe ukibuka kunyarukira hasi muri comment ukabanza ugatera comment uvuga ati iyi film izaba irenze cyangwa se ino film izaba ari nziza, kuko byanga bikunda wayikunda utayikunda ndabizi yuko ubwenge bwo kutayikunda bwo ntabwo wagira. MK Original yaje kunshimira ambwira ati nishimira buryo ki tubanye, nishimira buryo ki uri umunyabwenge. Nanjye naje kumubwira ati buryo ki wandika filime biba byiza cyane ariko bikaba karusho nanjye nje gusesengura iyo filime kugira ngo tubone uko tuyigeza ku bakunzi bacu. Ese ubundi banze unyumve neza, nimba uzi ko muri byegeranyo bimeze gutyo ukaba ubashije kugera kuri uno munota tugezeho wa 5 n'amasegonda 38 ukaba utarakanda subscribe, ubundi utegereje iki kugira ngo tujye tubana? Ukanda subscribe ufungura inzogera, ubundi tuzajye tubana muri bimwe mu biganiro nzajya mba nabategure kuri channel ebyiri zitandukanye. Kuko murabizi dufite channel yitwa MK Original TV icaho filime, tukagira na channel yitwa MK Kamariza inyuraho bino biganiro zino de commentaire, bino byegeranyo mba nabategure bivuga kuri filime y'umusore mukire. Nyamuneka ibuka gukanda subscribe kandi wibuke gusharinga zino video nimba ugize amahirwe yo kuzibona. Naho nje ndi igisigo Legacy, reka andi asubirayo one kuyavuga. Ino filime ushobora kwibaza ngo ni munyemerere gatoya duse nk'abisesenguraho gatoya, ubundi nsa nk'ubakopezaho gatoya mumbwire nimba izaba ryose. Hazaba harimo urukundo rwinshi cyane, ariko nanone hazaba nanone harimo abakobwa bakunzwe cyane, ariko muri uko gukundwa cyane hazazamo intambara ziteye ubwoba, kuko abo bakobwa bazaba bakunzwe muri icyo gihe hari igihe kizagera uwo bakunze bashaka kumumwambura. Bazamwambura azaba ari indwanyi cyane, ariko we azaba yarabihishe yuko ari indwanyi. Azigaragaza nyuma yuko ari indwanyi, aho mushobora kuzongera kubona hari umuntu ushobora kuzihindura ukundi akambara masike agakubita abantu. Reka sinakubwira za katapure, reka ubwoko bw'imigeri bwo za shitokani. Unyihanganire gato kubona atabashije kuzirondora zose, kuko ngewe sindi umukungu fuman cyangwa se ngo mba narize karate. Ariko mwitegura ikintu kizaba cyitwa umugeri kizanyura muri ino filime y'umusore mukire. Yahaha, ese ubundi ni gute wakunda kino kiganiro ukibagirwa kugisharinga cyangwa kukanda like ndetse no gutera hasi comment? Wowe twabanye kandi tuzakomeza kubana, komeza ugire guhirwa kandi ugire gukomera aho udakomeye. Imana ikomeze kugutiza imbaraga. Ibyo ngibyo mbigusabiye kubw'Imana yacu dukunda kandi ikunda kutwumva, ndetse n'ibyo tuvuga byose ikabihereza agaciro. Ubwo MK Original akimbwira gutyo nagiye nikubita rwose mu rugo iwe, ubundi turangije turagenda turicara turaganira. Aho twaje kugira gutyo ubundi turangije dutumira abakinnyi bose tukimara kuganira. Buri muntu wese agenda afata role ye azageza ku baturage. Role yumva imunogeye, role yumva izashoboka niyo yafataga kugira ngo azayikine neza, tuzabagezeho ibintu bimeze neza cyane. Amwe mu magambo abo bakinnyi nabo baje gutangaza arahari, aho Mama Diane yaje kuvuga ati ni ukuri kw'Imana kuva nakina filime maze gukina filime za sinema nyarwanda nyinshi cyane, atariko n'izina ry'Imana ino filime iraremetse cyane. Akimara kuvuga amwe muri ayo magambo haje kuza umuvandimwe witwa Kamariza ati noneho ubugambanyi nzakora bwo buteye ubwoba n'abatankunda bazankunda. Haje kugaruka umugabo witwa Morgan aravuga ati iterabwoba ngira ryo gatsindwa n'Imana, sinzi yuko nzarokoka. Umugabo witwa MK Original uzaba wihinduye ukundi, mushobora kuzabana yashyizemo maske mu maso yongera adukubita imigeri nk'iyashize muri filime y'umusore w'umukire. Ese ubundi MK Original ni muntu ki, ameze ateye bitebye amakuru ye? Ibyo byose nabyo n'umunyemerere tubirebera hano mu kiganiro ho gatoya. Benshi barebye filime y'umusore w'umukire bavuga yuko MK Original ngo ashobora kuba yarize karate cyangwa se ari umukungu fumani. Ese ubundi we MK Original mubona gute? Ashobora kuba twihishemo, ariko nanone ni munyemerere ibyo ngibyo mbigira ibanga, iyo nkuru tuzayiganire ubutaha, kuko ntago ari cyo cyatuzinduriye ahangaha. Cyatuzinduriye ahangaha ni meteresi wanjye MK Original wagize gutya atekereza kumamagara arambwira ati ngwino hano twungurana amagambo ndetse n'ibitekerezo kugira ngo tubone buryo kidusohora ino filime, ubundi tuyinyuze ku muyoboro mugari wa YouTube channel tuyihereza abadukunda n'abashaka kutureba. Akimara kuvuga amwe muri ayo magambo
namubwiye ati bafana bacu nimutegereze mwiyizeye kandi muzi ko tuzabagezaho ibintu bitandukanye n'ibyo mwabonye mbere. Buka gukanda subscribe kuri no channel, ibiganiro n'ibi ngibi byo nakagaruka tuzahure turi gusesengura ino filime tumaze kwigaho. Ni filime ikomeye cyane.